bakunzi bagira neza bigendere TV, reka mbonereho kubashimira abantu bose bagize uruhare kugira ngo uyu mubyeyi abone matera, abone amabati ndetse n'ibyo kurya. Umuntu wese wagize icyo atanga Uwiteka azamugororere kandi azuzuze amasezerano n'ibyo asaba Uwiteka azabimuhe. Murabona ko inzu ye yari itobotse, murabona ahantu yaryamaga ntabwo hari heza, ariko ab'Imana yakoze ku mutima hari icyo bakoze. Reka mbonereho gushimira uyu muryango wa Buryohe TV, mwarakoze. Uwiteka abaha umugisha kandi asubiza aho mwakuye, ukuboko kwanyu twarakubonye muri gira neza wigendere. Umusanzu mwashyizeho kugira uyu mubyeyi abone icyo kurya aho aryama, Imana izabibahembere. N'ukuri twarashimiye cyane. Buryohe TV, Imana ibaha umugisha. Uku niko twatangiye urugendo njye na papa, ko mumureba ni partner wanjye, aho ngiye hose tuba turi kumwe mu bikorwa byagira neza wigendere. Ni umubyeyi mwiza cyane rwose, ni umugisha Imana yampaye. Mwibuke gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo dufatanye kuzamura YouTube channel yacu ndetse n'ibikorwa tugende tubibona. Murabona twasakambuye inzu, amabati yarashaje tuyakuraho kugira ngo dushyireho amabati mashya. Iyi ni ya nzu ya wa mubyeyi twasuye muri video yabanje. Murabona ukuntu hari hameze, aho kuryama nta matera yari afite rwose, turyama kuri utwo tuntu tw'uduti tugeretseho amabuye. Ariko abagiye bahuza amaboko hari icyo twaje tuje guhindura. Murabona ko namuzaniye amashuka, matera ndetse n'umusego wo kwisegura kugira ngo atajya avunika aho amabati yari atugezeho, amabati ya mbere, kugira ngo tube dusakara kuko ikirere cyari kimeze nabi. Nkuko mubibona naraje ndaterura nkuko niyumvamo imbaraga rwose zo kuba ikintu cyose nagishobora. Nta mukobwa, nta kazi k'umukobwa, nta kazi k'umuhungu, nyuma numva byose mbishoboye nkuko nari nabigize ibyanjye. Nari narahiye ko uyu mubyeyi ngomba kuzakora iyo bwabaga, kabwira inshuti n'umuryango, ngize umugisha. Ab'Imana yakoze ku mutima barabyumvise, turafatanya. Twatangiye duhambura amabati kugira ngo dutangire gusakara imvura itari yamanuka, cyane ko turi mu bihe by'imvura. Twabwiye impamvu byihuse byari kugira ngo imvura ye gukomeza kumunyagira, kandi murabona arakuze. Twabikoze kugira ngo rwose tumusakarire, wenda ibindi tuzagenda tubikora buke bukeya uko Imana izagenda idushoboza, uko Imana izagenda ikorera mu bantu bayo. Nkuko mubireba, izi ni inshuti n'abavandimwe, abaturanyi bari bishimiye igikorwa twajemo. Baravuga ati iki gikorwa ni cyawe, ni cy'ubumuntu, reka natwe tuze tubahereza amaboko dukora icyo tubashije, yaba ari ukubaha itafari se, yaba ari ukubahereza ibati. Urabona ko nanjye nari ndi guterura rwose. Uyu ni inshuti y'umuryango wagira neza wigendere, abaturi hafi mu bikorwa byose. Yamperezaga ibati kugira ngo ntere umusumari mbashe gusakara. Ntabwo nabyize, ariko njyewe niyumvamo ko bishoboka. Nitinyuka, urashoboye. Bagute nari nakubwiye ko uzaza kugusakarira, tukagushyiriraho amabati ndetse tukakuzanira na matera, kuko cyane ko ahantu waryamaga twarahabonye. Mbibwira inshuti n'abavandimwe, banyemerera ko barahuza amaboko tukagera hano. Mu bushobozi rero buke wabonye, nk'uko ureba uyu muntu uri imbere yawe yabigizemo uruhare cyane. Uyu musore uri kureba imbere yawe wampetse. Uzansabira umugisha ku Mana, kuko maranira gushimwa n'Imana kurusha uko abantu babibona. Amena, ndashimiye. Ubwo rero ibyo nasezeranye naje kubisohoza. Ntabwo njya mvuga ijambo ngo ritinde, nkuko Imana yaravuze ati nta jambo njya mvuga ngo rihere. Rero nanjye Imana yakoreye muri njye, ntabwo ari njyewe, ntabwo ari ku mbaraga zawe, ntabwo ndi gutinda rwose. Naryamaga nkumva biri kunkoraho, bikigenda ibindi nzabyikorera. Yabe ati genda ibindi nzabyikorera. Amen.
kandi humura n'ibindi bitarakorwa kubera Imana izakora. Ntabwo ngiye kugusezeranya ngo ejo ngo nzabikora, ariko niba ngibi mbonye Imana yabicyuye. amen rwose. Na sima izahagera, ube mu nzu nziza rwose, uzasaza neza kuko Uwiteka hari icyo yakuvuzeho. Kandi ukomere, turahari, n'abaturanyi ntabwo bazajya kure yawe. Yesu akoze igitangaza rero, uwo mu nzu yakoze igitangaza. Amen. Umunsi rero uyu munsi nahamagaye hejuru. Uyu munsi ni Imana yakurebye, ntabwo irobanura ku butoni. Imana yarebye atakaga kecuru kameze gake. Iyo nkazaniye abantu bagashimishije kuko Imana niko yabikoze rwose, ntabwo igisezeranya ngo ibeshye. Imana ihabwa icyubahiro. Rero niko Imana yabidushonje, nari nakubwiye ko nzaza. Ibi ni ibyo kurya wenda uzaba uri kubifata mu gihe tutarabona abandi baterankunga cyangwa se abandi bantu badufasha. Icyo wakoze Imana iguhe umugisha utagabanyije. Noneho iyi ni matera uzajya uyiryamaho. Urabona ko uyu ni umusego wo kwiseguza. Ni ikiringiti cyo kwiyorosa. Urabona turi mu gihe cy'imvura, kizajya kigufasha. Aya ni amashuka urabona ko asa n'uwo musego. Iki ni ikiringiti rero, nuko twaje twakizinze. Uzajya ukiyorosa mu gihe hakonje, imbeho itakugeraho. Rosa mu gihe hari ubukonje, muze mumfashe rero tubijyane. n'iyi matera uraba uyiryamyeho, nubwo ari ntoya ariko uzayiryamaho. Kamenyere sinzi ko nta kibazo. Uzajya ukiyorosa rwose mu gutana n'imbeho. N'aya mashuka ni ukujya ubwira umuntu akaza akayagufurira nyuma y'iminsi itatu, akaza akayakora. Kazayarambure, hano ni amashuka abiri arimo. Kecu, nyuma yo gusakarirwa inzu no guhabwa matera n'ibindi wari ukeneye by'ingenzi, ese ni ubuhe bundi bufasha wumva twagukorera n'ubuvugizi bundi twagukorera? Ni ruriya rugi si inkinga. Buriya ndariraho ntaho nkinga. Nta kindi Bagize se ngo buriya mu nzu nta kantu nashyiramo bakagakuramo hadakinze. Ikindi se ibintu byose nabibabaza nkaba ntari gushungirwamo, reka da. None nyuma y'uko tugusakariye inzu habonetse matera, igikoni cyo uvuze ko utazacanira mu nzu kugira ngo amabati ndacana mu nzu yanjye. Amabati yanjye ndigagiye gucumbika. Tuzagerageza turebe ko nitubona ubundi bufasha twakubakira n'igikoni uko cyaba kingana kose, akaba ari nk'ucanira. Iyo kangana gutya ariko ndacanye mu mabati yawe. Mu mabati yawe ntabwo uzayacana. Turabizi ko abantu badukurikira kubera Imana bazadufasha tukabasha kubona n'icyo gikoni kikaboneka nk'uko bagiye badufasha, tukabona matera ndetse n'ibindi. Nimba n'ubuki nkabona nako kikora, Yesu azaba yakoze ibitangaza. Ni ukuri rwose bizaboneka, kandi ubwo ubyizeye ijambo ry'Imana riravuga ngo ibyo mwizeye bibe bityo. Uko mwamwiyumviye mu majwi, ikibazo asigaranye ni icy'umuryango ndetse no gutera agasima, kandi turabizi ko abashyize hamwe nta kibananira. Turizera ko tuzafatanya tukabikora. Twakomeje kubumba amatafari mu bushobozi bukeya abashoboka kugira ngo tubanze gukora iby'ibanze kugira ngo imvura itazagira ibyo isenya. Dukomeza gukusanya imbaraga, dufata igitaka turabumba. Murabona ko nari ndi gukata, icyo bita gukata rwose icyondo kugira ngo kinoge. Umurimo wose watorewe n'Imana ujye uwukorana umwete kandi uwukora uwukunze. Murabona ko nanjye nari nshoboye. Aho nari ndi gucyura mukecuru, ndi kumukura mu nzira kubera ko nabonaga ikirere kimeze nabi, mbona imvura iri bugufi kugira ngo atanyagirwa. Nari mujyanye ku baturanyi,
ariko akaguma ambwiye ati mwana wanjye ndashaka gukomeza kureba ukuntu muri kubigenza, ndumva nezerewe cyane, kugenda byari byagoranye. Arambwira ati reka mbe nicaye gato, ndanezerewe cyane sinzi icyo nabaha. Ndamubwira ati mubyeyi rwose humura, turi hano kandi n'Uwiteka wakoreye muri twe, n'ikindi cyose azadushoboza tuzaba turi kumwe nawe. Murabona ko yari yicaye gatoya ngo abanze akomeze arebe, yihere ijisho ukuntu turi gusakara. Mu kanya gato yarankundiye, ndamwimura, nuko imvura itangira kugwa. Gusa imvura ntiyadukanze, twugamye gatoya kugira ngo igabanuke. Turongera turahindukira turagaruka igabanutsemo gakeya, tugaruka mu mirimo. Murabona iyo ni matera, twongeye kubigarura hafi, imvura igabanutse. Dukomeza umurimo ndetse n'ibikorwa byo gukomeza gusanira uyu mubyeyi. Burinda butwiriraho rwose tukibikora, ariko turashima Uwiteka yabanye natwe. Ndashimira umuntu wese waduhaye umwanya akaduha akaboko, Uwiteka amuha umugisha. Ntabwo tuba twibagiwe gushima. Murabona ko n'abana bo mu muryango Agira Neza Wigendere baje gutanga umuganda, katuzanira ibiti, bakoze akazi gakomeye rwose. Murababona bose aho bari, bari abana bishimiye gufasha uyu mubyeyi twakwita nyirakuru. Namwe rero mureke dushyire hamwe. Twakiriye umunyamakuru wa BBC Gahuzamuryango, mwiyumvire uko twaganiye n'ibisubizo namuhaye. rwose naza ntabwo bintera isoni, kuko ahantu hose hatari mu cyaha nakura amafaranga nayakura rwose. Ntabwo bintera isoni, uzankunda azankundire muri ibyo, kandi n'uzanyanga ubwo azaba afite ibibazo bye. Hanyuma rero uzubana ufite n'umwana w'imyaka 2, tubwire Agakuru k'uwo mwana yaravutse nyuma y'ibyumweru 2 mama wahita apfa. Kubera ko kunzi Bagira Neza Wigendere TV, nongeye kubasuhuza. Amahoro y'Imana abane namwe. Nkuko mubireba aha ni kuri wa mubyeyi twari twagarutse tuje kumusura. Murabona ko tumaze kumushyiraho amabati ndetse twamuzaniye na matera nkuko mwagiye mubireba. Mwarakoze, abantu bagize icyo bakora, Imana ibahe umugisha. Turagira ngo tubabwire ko ntabwo birangiye, kuko ibikenewe ni byinshi. Murabona ko umuryango ukenewe gushyiraho umuryango mwiza. Murabona ko hano hakenewe guterwa agasima, ndetse no mu nzu nta sima irimo, nubwo wenda iby'ibanze byabashije kuboneka, ariko dushyize hamwe hari ikindi kintu twazakora, tukagaruka dushyiraho sima ndetse tukamwubakira inzu isa neza. Rero nk'uko mubireba twamusakariye, twakoze iby'ibanze kugira ngo turebe ko abasha kuba mu nzu. Imana ibahe umugisha, kugira ngo tubereke icyakozwe uyu munsi, ejo n'ejo bundi nitwongera guhuza amaboko tuzajya kuhashyira sima kugira ngo imvura niyongera kugwa tuzatwara n'aya matafari. Mwakoze cyane, mukomeze kugira ibihe byiza. Iyo ni ifoto y'abana b'umuryango Wagira Neza Wigendere, bose baje gutanga umusanzu mu kubakira uyu mubyeyi. Mwibuke gukora subscribe, share na comments. Uwiteka abagirire neza. Iyi ni Gira Neza Wigendere.